Aha ngaha ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Ibyahabaye byaje gutuma abantu benshi amabere yikora batonsa bitewe n'urupfu rw'umwana w'imyaka 12 y'amavuko wigaga P5. Nk'uko ngiye kugenda nkugezaho iyi nkuru, n'umwana wafashe icyemezo cyo kwiyambura ubuzima bitewe n'ibyo yakomezaga abaza umubyeyi w'umubyara, cyane ko uyu nguyu yanarizwe n'uwo twavuga ko ari nyirakuru ndetse na sekuru, na n'ubu ngubu ari naho yabaga. Amakuru rero twagiye duhabwa n'abaturage nuko twagiye tunamenya ko nyina w'uyu mwana yibera mu mujyi wa Kigali, gusa ikibabaje ngo nuko nubwo bumva ko aba mu mujyi wa Kigali ngo nta n'uzi aho aherereye. Ibi ngibi byose rero nyemerera ngende mbikugezaho ijambo ku rindi, sobanukirwe impamvu nyamukuru uyu mwana yaje kuba imutera kwiyambura ubuzima. Ubwo reka nizere ko mwese musobanukirwa ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu kiriya yindi nisubiza TV. Aha niho mukura amakuru aba yizewe kandi amakuru aba agezweho, n'ikimenyimenyi y'inkuru ndi kukugezaho ushobora kwisoma ku kinyamakuru cyandikira aha ngaha mu Rwanda cyitwa Umuseke. Ibyo ngibyo mbikubwiye aba ari ukugira ngo nawe uverifiye umenye neza ko ibyo nakugejejeho byizewe ijana. Dukomeze rero n'iyi nkuru, ariko kandi unkundire mbwire na wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere, nawe tumuhe ikaze, ariko kandi tumusabe gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa sabone, bitewe n'uko abyita ubundi aze kwibuka akore ni kuri kariya kantu k'inzogera. Iyo niyo nkunga ya mbere araba aduteye, kandi kubana natwe ni umugisha ukomeye. Ubundi mugende muduha n'ibitekerezo byanyu muri comment. Reka dukomeze n'iyi nkuru, aho rero nakubwira ko uyu mwana w'imyaka 12 y'amavuko yasanzwe mu mugozi amerewe nabi, aho abangaba navuga ngo bagiye baduha amakuru n'abaturanyi b'uyu muryango, ari nabo bamutabaye bakaza guhita bamwirukankana kwa muganga. Gusa ikibabaje nuko yaje guhita apfa bakigera ku kigo nderabuzima. Yo disi, murumva uyu mwana yababaje imitima ya benshi. Reka dukomeze tumwifuriza iruhuko ridashira, kuko impamvu musaba iruhuko ridashira, murabizi ko umuntu wagerageje kwiyambura ubuzima uwo nguwo ngo ntaje urabona, ariko uyu ni nkubwira impamvu ze ziraza kuba zinumvikana, cyane ko yarakiri n'umwana mutoya w'umukobwa. Ibi bikaba byabereye muri aka karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, muri uyu murenge wa Ntongwe. Aha ngaha nakubwira ko uyu mwana yabanaga na sekuru na nyirakuru babyara nyina, ndetse bakaba ari nabo bareze uyu mwana kuva akiri mutoya kugeza ubu ngubu yarageze muri ya myaka y'ubwangavu. Uyu mwana w'imyaka 12 rero y'amavuko akaba yapfuye. Aha ngaha nakubwira ko aho yapfiriye, abaturage cyangwa se aba batabaye bamugejeje kwa muganga nyuma y'uko bamusanze mu mugozi yenda gupfa. Ubwo birumvikana yari yakoze bya bindi namwe musanzwe muzi, arimo anagana ukuntu nibwo bihuse, ariko nakubwira ko n'ubundi byaje kurangira bamugejeje ku kigo nderabuzima ngiye kugenda nkubwira giherereye aha ngaha muri Ruhango. Byarangiye intara y'Amajyepfo rero ikomeje kubamo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ndetse biri no kugenda bitwara ubuzima bw'abantu benshi. Tugarutse ku munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Ntongwe, akaba yitwa Ndahayo Jean yakomeje avuga ko uriya mwana w'imyaka 12 mbere y'uko yiyambura ubuzima ngo yahoraga ahamagara nyina wabaga mu mujyi wa Kigali amubaza se umubyara, ariko nyina akanga kumumubwira. Gitifu Ndahayo akakomeza akeka ko ng'intandaro yo kugerageza kugenda yiyambura ubuzima ari nabyo byamuviriyemo urupfu rw'uyu mwana, ngo aribyo byaturutse kuri iki, ngo bishobora kuba byatewe n'icyo kibazo cyo guhora amubaza papa w'umubyara, nyina akamwihorera. Ubwo ni kwa kundi uba usanga nyine ababyeyi barababajwe cyane bikomeye n'abo babyaranye n'abana, aho usanga nyine ubwo icyo gikomere kimubayeho kugeza ubwo yumva
adashaka no kwibuka isura ye. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Ntongwe akaba yakomeje agira ati nyina ubyara uriya mwana yibera mu mujyi wa Kigali, umwana we yarerwaga n'abo babyeyi barimo sekuru na nyirakuru. Uyu Nahayo rero akomeza avuga ko uriya mwana yasize nyirakuru mu rugo, agafata umugozi akagenda akajya kwiyambura ubuzima, aho abatabaye rero basanze amerewe nabi cyane bamukura muri uwo mugozi, nibwo bahise bamunyarukana vuba cyane byihuse kuri iki kigo nderabuzima cya Intongwe, aho bamugejejeyo agahita yitaba Imana. Ababyeyi rero bamureraga, ubwo ndavuga uyu sekuru ndetse na nyirakuru, baje kunanirwa kwakira ibi bintu. Murabizi abantu bakuze hari igihe bimwe batabasha kugenda babishyikira bitewe n'uburyo bari babanye n'uyu mwana. Gitifu Nahayo rero we yakomeje avuga ko kugeza ubu umubyeyi w'uriya mwana batazi aho aherereye, usibye kumva ko ngaba mu mujyi wa Kigali. Ubwo murumva rero bikomeje kugenda biba ibibazo bikomeye, aho uyu Nahayo yahumurije umusaza n'umukecuru bareraga umwuzukuru wabo kuri ibyo byago bagize, aho uyu mwana wigaga muri primary cyangwa se muri P5, ubwo navuga ko ari mu wa gatanu pirimeri mu mashuri abanza, ari naho uyu yari ageze. Ubwo urumva ko yari akiri mutoya. Icyo nzi cyo ni uko n'ubundi turi kugenda tubona ko byanze bikunze ahangaha iperereza rirakomeza gukorwa, nk'uko inzego z'umutekano harimo polisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB baje kugera ahangaha, bakaba batangiye gukora iperereza ku rupfu rw'uyu mwana, baze kugenda bamenya kuko icyaba cyihishe inyuma yo kuba uyu nguyu yagerageje kwiyambura ubuzima, ari nabyo byamuviriyemo urupfu. Barebe kuko niba ikibazo ari icyo ngicyo abaturage benshi bakomeje bashyira imbere, bavuga ko ngo impamvu ari uko nyina w'uyu mwana yangaga kumubwira se, dore ko uyu mwana yahoraga amuhamagara amubaza atari koma papa aba hehe ninde, undi nawe akamuryana sini. Ubwo ibyo ngibyo murumva ko bitapfa gukora umuntu utarahuye n'ibikomere. Ubwo ndi kuvuga uyu mubyeyi wabazwaga n'umwana, se w'umwana cyangwa se babyaranye akanga kumuvuga, ubwo hari impamvu ikomeye. Ubwo nyakwigendera rero ndavuga uyu mwana akaba ari mu buruhukiro bwa biriya bitaro, mu gihe hagomba no gukorwa isuzumwa ku mubiri we mbere y'uko ashyingurwa, ndetse hagakorwa n'iperereza kugira ngo habashe kumenyekana ibindi byose byaba byihishe inyuma y'uru rupfu. Ngaho gukora ibyabereye ahangaha mu ntara y'Amajyepfo, ariko uyu muryango tuwihanganishe, by'umwihariko umukecuru n'umusaza bareraga uyu mwana, ndetse uriya mwana nawe tumusabire iruhuko ridashira, ubwo aheza ni mu ijuru. Umuryango abawuri hafi mufate mu mugongo, kuko ibi ni ibyago ndetse binakomeye. Ubwo nyina nawe ari kwicuza cyangwa se ari kwicira urubanza, ariko kandi nanone ntabwo twamutera amabuye cyane, ubwo afite icyatumaga atamubwira se. Ngaho nguko ibyabereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango. Njyewe ndabashimiye mwe twatangiranye iyi nkuru, tukaba tugeranye ku musozo wayo. Mwakoze cyane. YouTube channel yanyu ari nayo yacu cyari yayindi ni Subiza TV. Ibitekerezo byanyu mu bimari byinshi, dusubire mu kanya. Ciao ciao.